nifuzaga umuti nyine nkajya nkubitira umugore wanjye bigasura nk'ibyakera nkajya mukubitira nkumva ibintu ngo cyangwa se nkumva ivumbi riri gutumuka ku ruhande. Urashize no ibyo byihorere. Noneho barakira. Kanyiza yanjye. Ariko mwana ubu ngende kwinjira mu mujyi naramanutse sinzi ukuntu natambutse amavi yari kubanyije kandi kuva icyo gihe mwana ndaryama n'umugore wanjye rimwe gusa nkagwa nk'inyoni. Icyo ari ikibazo ufite se nta kindi icyo ngibyo gusa bwo n'inka zanjye ndabona ziri kuramburira buri munsi. umva nkubwire arahijya wikasara hirya gato hari umugabo uhari. Hari umugabo uhari umva aravura byimaze aravura yagize icya yavuye garafurere nawe yari afite ibibazo nk'ibyo yagize icya n'undi nawe ari kugenda atambuka utuntu agira icyo amaguru ngo ahita asobanada n'ibyo byanjye neza bahise bamuzana hariya hirya gatoya wikase gutya n'ubu ushaka wambwira rwose nkagenda nkaho kugeza yahita akuvura ku kanya wahita ukira. none se uwo garafurere n'ibyo gusa yari afite? n'ibyo gusa nta kindi kibazo yari afite. hariya hirya wowe nimba ushaka kugerayo mbwira mite ngira utya mite nkugezayo ako kanya se ubu tuvugana ntacyo katugenda duhite tubikora nta kibazo n'inkira nzagukarabya ibindi tubimenyere. noneho n'akarusho ko hagize ikiganiro yacu yari yaranze kubyara tugira utya zivura se n'izanjye nzazimuzanira akozaho gira utya papa nyine viye yahise aza n'ubundi aza kumureba uwo mwanya yahise ayiha umuti none agiye kubyara abana abana bangahe wa muhungu? yahise ibyara inyana 26. hana y'u Rwanda urabeshya inka ntago yakora ibyo bintu yabose ite ndakubeshya ngo bimare bamwe ntago ibaheka ndakubeshya ngo bimare iki ntacyo katugende ngiye n'inkiro nzakugororera nzaguha inka ebyiri umva tugereyo inka zanjye nizikira nzaguhesha tufuza tugereyo ntacyo katugereyo. wazajya kwa muganga. oya mugabora ndakubwiye ngo vuye ngugezayo icyo ushaka cyose ari bukigukorera. ariko njya numva ngo umuntu agutega niba ari inyamaswa simbizi nango wapfa kubimenya wa muntu ahubwo kamubwira ngenda nyizera ninkugezayo ejo uraba wakize. ariko icyo bamuhora nuko ndi pasiteri nanjye sengera abantu bagakira ariko njye ubwanjye narisengeye amagufwa yari kuba n'umugore wawe arajya guhindukirira ntacyo yikanga yongera mpindukirira nk'uko byari bisanzwe naramukubitiraga ivumbi rigatumuka. urashize none umva urajya ugira guca n'umukomaho ahita yikaraba gutya ahita guhindukira. tugende rwose ntacyo nyaruke ndajyayo rwose ahubwo mani utikanga utagira ubwoba nta kintu mbonye ahubwo kurambera ufashe umva kamanze mugerereyo manze numva uko byifashe basigara hasaba karomero ntabwo bahasanga manyumvire kera kugerayo utangira kwikanga ibyo bakurambere ndabimenyereye. umva nyine ningira gutya tukumvikana ndibite nza mu by'ugwa ntacyo uzumye cyara gipanze z'ingufu ntari bikanze. Imana yacu yagiye mu misirira yanategereje ukwezi kurashize ngiye kuzagwa mu buriri kazi kagira gutya kakagenda kagahera neza nk'amembe y'urukwavu ibyo bavuze. haku umunsi nzafatisha nzafata nzamukosha genda nkore muri rituma kuko ndabona ibintu bimeze nabi yankora muri iyi nzira ngafata ikibyimba nkatanga ibintu bimeze. Yo man, Batetse wa muhungu. ni sawa man. Umva nyine mukuru.
ubwira se sha sinumvishe ngo urasenga ase wa musenzi ubu nawe tumenyanye uburayobewe koko uriyizeye ese ibyo bintu ngiye mbwira ngo hari jobo ibyo bintu bisebo ibyo bya jobo byihorere kiraka kirahari gutya umva ndanagifite gutya ukasana igihano ukasana yego nyina ahubwo vuga gahoro utaza kukumva aranyumva ndabizi nawe wigira n'umuntu nk'umuntu w'umuvuzi none se ubwo urabizi ariko nagiye nkorera umuturaba ari bugira icyo ari bukurengereje hejuru ya kibiri bibiri byose cye yakora iki akora iki uriya se ni umujenerali avemo cyangwa aracyane mu oya nyine yari umujenerali nibyo nakubwiraga yari umujenerali akivuyemo ejo bundi umudemo aha ako kazi ndumvazi pe paso yarayifashe pasi yarayifashe yagize icyo yari umujenerali ukomeye wakabivuza mungejo nta mujenerali woroha wanjye ahubwo njye kumugana ahubwo utambuze uriteguye sekasa zawe uzifitemo mwana ari mu bike girega ahubwo sha namukanya inyana yambwo banze igiye kuma akazi kuko yajyaga akazi reka nitegura bwa mwe kari hafi samanze nkora umuti wanjye bisanzwe aye mite bami ahubwo ni gorundi yasinya nama ibitara akazi byiwa what akazi yabo mu generali yanyuze mu ntara aranyura mu masasa ariko ibintangara bintangiye ariko si iki urihimbwa ko yatinze yora kugira ngo umugore wanjye nzajye mbura ubumukubitira urashize none ntamukwitiraga ivumbi rigatumuka ariko niba umuvuza avura sha nta kibazo na miliyoni nayitanga nta kibazo rwose ubwoba bwawe koko ubwoba mfite ariko ntabwoba pe arabyemeye se uragenzwa n'iki muri wa mubyeyi mwicare sha mwicare ahagaraye n'umukurambere uragenzwa n'iki ubona ubonye ibikoba bikanguka ibikoba birambutse twaje kwivuza urivuza ibiki ubundi ndimo nta nageze hariya rwose hirya vuga satire rwose pe wagezemo narabibonye vuga banyakubahwa mwarandebaga rero narahageze nyine numva amavi arikubye amavi arikubye wari umujenerali nari generale ariko narademobirijwe ufite abanzi abanzi ndabakubwiye ati manje kugeza kumvikanaho ubwo twakoranaga se umubyeyi oya nta musirikare uroga yabihaye umugore wawe umugore wanjye mubyeyi udakeye kabiri n'amabyara aba yikura urashize none mubyeyi ngo ni amavi gusa ni ukuri kw'Imana mubyeyi nawe nabibonye ni nanjye wakurekuye kugira ngo utambuka gutyo ninjye wakurekuye n'umugore wanjye ntabwo akinhindukirira rwose ntabwo yahindukira gute n'ubundi njya kumubwira ngo tugire nyine munsi y'igitanda cye hatabyemo agasamunyega iwanjye na buri umwe wese sima bayishyizemo karagezemo gute sima yagiyemo ntari nava umusirikare kandi maze imyaka nagera mu nzu yawe iwanjye mubyeyi ni mwebwe mubizi ikibazo ni gute mubyeyi ikibazo ni amafaranga byose birikora mushaka ngahe se mubyeyi zana 5,000 nk'umutu uzazana indi 5 uje guhigura mubyeyi ntababeshye nari none mfite amafaranga 500 yo kunywa agacupa 500 ngewe mbutamutse babarira mubyeyi mbabarira ari hehe 500 ndayafite rwose ngaya Yesu none se andi nzayazana rwose byagusaba ibintu biremereye wazanye 500 gusa andi rwose wenda nejo nyazindukane wabona amabere y'inkoko yego inkoko ishashi itarabyaraho na rimwe urashize none ibyo bintu ndumva bitabaho ibyo bibaho nzayabona neza mubyeyi tubera gusaba 5 nkayagushakira rero
mubyeyi nta kibazo ejo ndayazindukana n'ayawe yose yayimbwiye yose none kuki ujya mu rugendo ntibaguhaye pasiyo barayimpaye kuki ujya mu rugendo nta mafaranga none se mubyeyi ntago narimbizi rwose ari kuri kote utuye munsi y'umuhanda yego rwose mubyeyi ndumva muhazi kunze iteka barasasa yego mubyeyi rwose ndumva muhazi mu gihome batabyemo ibintu bikomeye mubyeyi biragusaba amafaranga menshi wa muhungu we amafaranga ngahe mubyeyi kumbwira ngo uri umusirikare byo ntacyo birantwara ndabizi ko imbere yanyu bitakora mubyeyi ntango bijya bikora nta n'imbunda nkigendana nta nubwo warasa satani urayirasa birakunda mubyeyi mutantereza ibyo bintu ntakudutsinda mu nzu yanjye oya mubyeyi twatwoje ikinyarupfura icyo ni ikinyarupfura twagutoye nge singe wagutoje watojwe n'abo mungana utozwa n'abakwigishije abaguhaye amapeti n'abayagukuyeho nibo bagutoje mubyeyi ariko mubyibuke ndi umudemobe nta kintu nabakorera narademobirijwe kuri kote nanjye ndategereza uzabaze na perezida nta kintu badukora ntacyo izi ni imbaraga zacu za hano zituruka mubyeyi nta kibazo ndayabahereza ejo nta kibazo pe uyu mwana muhuriye hehe uyu mwana ni ukuri dore twari turimo dutemberana mu isatire neza abantu twahuriye mu isatire rwose nta kibazo cye pe nta kibazo cye niwe undangiye hano rwose aranga iwanjye ate yandangiye nyine ngo nzumvure ngo nawe wavuye garafureri we navuye nyina uzabaze nyina ntiyarabyara reka kagabo niba ari n'akavuzi niba ari agatekamitwe kandi sekisa zanjye ndazikaka ndanagacaginga ibyo nize si byapfuye ubusa ndagacapa namubwiye ko yavuye n'inka yacu ikabyara abana 26 zaneza abantu kutari wabimbwiye karuza kundeba areka wa muntu weka ibyo bibaho wa muntu we ese wabonye afite amafaranga sinakubwiye ko ari umujenerali maye nyumvire tugendera kara bose inikati ahubwo tugende maso genda muteza amahembe tuba twabyumvikanye tugerayo tumubwira ko n'inka yabo wayivuye inka yawe inka arige burya biki uhita umuvuga ati mukazi ibintu birakika akazi utapanze akazi yo kizanye uravugishwa ndumva ariko ubwo twabitsa ya mbere nayandi araboneka ariko se ubadegeze na sekisa niyo bunaguhaho namba nkubwira haje komisiyoneri uhita umubwira n'ubundi ati n'ubundi nataza n'ayandi noneho amaguru azahita amera amubwira ko intoki zizajya mu bitugu ahubwo wogende umurego mwegere turi n'umutima ukuronga bitanu ubone igihombo cyo kubumbuka turashaka abayangaya agenda wa muntu urabona kiriya kuwikanga nta kibazo mubyeyi kurambere bari banumye aka kana yego mubyeyi batagashaka mu maso yego mubyeyi tugasabira imbabazi ngo kicare hano yego mubyeyi kazaze kanakubwira yego mubyeyi niko aka kana kanakubwira inka yabo narayivuye abana 26 ingunga yego mubyeyi iva muri litiro 80 kandi reka na metero zabita ingweba yego mubyeyi inyana zikonga zigahaga dore ibintu rero yego mubyeyi nange kuganira n'agahu nambwira ko aya mafaranga umaye 500 urongeraho 500 yego mubyeyi cyangwa intoryi akazishyira ku bitugu yego mubyeyi ndayashyiraho rwose mubyeyi amafaranga urayafite nta kibazo ndayashyiraho rwose mubyeyi ibyo rero gaho ni uragushakira amabere y'inkoko n'ikebe ryayo ryose ibyo byakuvura kuko ikibazo ufite nasanze ari ikibazo kiremereye yego mubyeyi ubu se wari uzi ko bazaguha pasiyo vuba aha oya mubyeyi uzi wabigiye amarinde rwose nuko nayishaje mubyeyi
umukecuru muturanye bita Mpindura uramubona? Mpindura ntawe nzi mubyeyi. Mpindura warapfuye uwo Mpindura avuga ntawe nzi, ahubwo mu kanya kanzi ndakinyuka ndagisakara rwose. niko Mpindura uramuzi? Oya mubyeyi. umukecuru muturanye w'umuso bwawe yarahatuye kera ariko mubyeyi ubwo ngubwo. niko ngiye narapfuye ni kera, njye mvuga ibya kera ndi kubireba ubu ngubu. Yego mubyeyi. Ranzuzi zanjye iki ni iki? Ngwino hano urebe. Yego mubyeyi. Dore utuye hano, dore Mpindura nguyu ari kuza gusatira n'umwanzi wawe. Igihe cyahereye kimbeshya ngiye kugikubita. Ejo bundi igihe uva mu kazi yaguhaye gatumura. Yego mubyeyi. Urabyumva? Mwebwe nyine none ngo nturanye na Mpindura kanze ndagacapa. Yaguhaye gatumura, aguha gatumura. Yego mubyeyi. Uva mu kazi utabizi, kugira ngo ni politike. Yego mubyeyi. Abimyitwarire mibi ahiriwe gushaka kuzakwica. Narademobirijwe none ngo ni imyitwarire mibi kanze nkasakara. Urabyumva neza? Yego mubyeyi. Rero yego mubyeyi. ugize ishaba kuba unageze hano. Yego mubyeyi. uko ntiwari bumare kabiri udapfuye. Yego mubyeyi. ukabanza ibi bipantaro Yego mubyeyi. byari bushwanyagurike bikikuba, intoryi zikava ahangaha zikajya mu bitugu. urashize none. Kugiye mu kazi ko kwikorera urajya wikorera ku bitugu, intoryi zaragiye uzazimeneraho. turanashize. Yewe nifuzaga umuti nyine nkajya nkubitira umugore wanjye bigasura nk'ibya kera, nkajya mukubitira nkumva ibintu ngo cyangwa se nkumva ivumbi riri gutumuka ku ruhande. urashize none. ibyo byihorere shaka kugira ngo hinamirane amaguru. Kujya rwose mubyeyi, icyo nifuzaga nuko nakongera nkajya nkubitira umugore wanjye rwose ivumbi rigatumuka. Ibyo ntibindeba. Ntabwo nari mbizi mubyeyi. uri kumbyina ku mubyimba w'intango umugore. Oya mubyeyi, oya mubyeyi. Mubyeyi ndakwisabira umuti wonyine, ndakwisabira umuti wonyine pe. umuti rero naguha. Yego mubyeyi. urabona Yego mubyeyi. hepfo hariya mu murima wanjye nahinze umurinda nkuba, Yego mubyeyi. umufatantare, umuzirikangwe, Yego mubyeyi. umufatangwe. Yego mubyeyi. nuhinga ukawurangiza amaguru yawe azagenda, uzaba umbikagije, Yego. urahatabira. Yego mubyeyi. Ndabikora rwose mubyeyi. waza rero ni ukugenga igitondo n'ikigoroba. Ahubwo mubyeyi n'amafaranga yose nari nababeshye ndayafite rwose. zana amafaranga. Ndayafite rwose, mu mayo ngayo mbaha yandi rwose mubyeyi. uduye 5 yuzuye nanga ufite igice. Ndayiyabaha yuzuye rwose itanavunjije. fata amafaranga. Yego mubyeyi. ugomba kuza mereza inoti ya 5. guhera ubu ngubu ujya guhinga mu murima wanjye, uhinge worangiza nk'ibyumweru 2 uzaba ukize, urajya ujya iwawe wisange. Ahubwo mubyeyi katugire ibyo tuvugana, abana Yego. batabyumva. reka tuvugane. Ari ngombwa yuko abana babyumva. yego sha, yenda waba ugiye no kunkubira 2 sha. Nagukubira 2 rwose mubyeyi. yego niko bavuye ahantu henshi, nta muntu utamba ahubwo wabaga hehe koko. bavuye muri Taiwan ahantu hose. noneho baraki kanyiza yanjye ni akazi katabamo impanuka. Jesus!